koko hari igihugu kibamo abantu bazima kizakora ibyo. Numvise ijwi rimbwira ngo babaze ngo mbese ngo n'ibi ngibi muzabikora. Nuko Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Njye mba numva rero twanyuze mu bikomeye, nkavuga rero nta muntu uba ushaka kongera kumva yagirira nabi undi muntu, nta muntu uba ushaka kongera kumva yababaza undi, nta muntu uba ushaka kongera kumva yakwirukanka inyuma y'undi, kwirukanka inyuma y'umuntu utataye ubwenge, umuntu uzi ibyo arimo akora. Noneho nareba hano mu Burayi nkavuga ariko bishoboka bite ko twebwe batubwira amategeko ngo tuyubahirize kwa Afurika n'abakene n'iki, barangiza inaha bakikorera ibyo bashaka. Inaha nta muntu bigeze birukanka inyuma, ntabwo nigeze mbona umuntu bamwiruka inyuma cyangwa bamushyiraho agatute cyangwa bamuze mu rugo baze kumukomangira. Ariko aho ngaho byaragaragaye rwose ko abantu barazaga bakabanabahagararira ku muryango. Inaha nta muntu ushobora kuguhagarara ku muryango kuko ni ukwica privasi y'umuntu. Inaha rero nkavuga se aba bantu babigenza bate kudufata bakatubwira ngo nidukore ibintu bo badakora, kuko kubahiriza amategeko bo badashobora kubahiriza, kandi twese turi abantu. Ahubwo numvise ngize agahinda, numva ngize ikintu cyo gutenda, ndavuga ko Mana udufashe utugirire neza. Babishoboka bite se ko bazatanga oda ngo ngo abantu bari gukora mutation cyangwa abantu badafite urukingo na rumwe no kubafata mukasukura nk'imyanda, gusukura nk'imyanda, kuko niko babigenzaga. Barazaga bagasura famiye, niko nabibonye, bagasura famiye bakabatondeka, hanyuma bakagenda bashakamo babandi batari bafite agasinye mu mubiri wabo. Ariko ijambo ry'Imana rabimbwe rero ngubwo ngo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Ibyo byo kubagambanira ibisigaye ni bikeya cyane, bisigaje ko izuba rizima, bisigaje ko haleluya inyenyeri zigwa. Ibyo byose ntabwo Yesu azaba yari yakagaruka. Mumbwire rero ukuntu ibintu bimeze, abantu bazaba barimo barapfa, abantu barimo kuvuza induru kuko Yesu yavuze ati hano muza atabatwite bazabona amashano, atabarimo baronsa, abantu bazatotezwa kuko iyi tekinoloji igiye kuzana selection. Abantu bamwe bajya bavuga bati wowe ntabwo uri umuntu, wowe ntabwo ufite droit, wowe ntabwo wemerewe kwinjira ahangaha, wowe ntabwo. Noneho abantu bamwe barwane, abandi bicwe, abandi bafungwe, abandi bakubitwe, hanyuma induru zivuge haleluya. Ngo ariko ngo ntabwo byose hasigaje akantu gatoya, hasigaje. Ariko ikibazo mfite ni uko birimo kwihuta, birimo birihuta biteye ubwoba, kuko ibi bintu byo muri bibiri umuntu ntabisoma akavuga ati wenda nibura bizaba nko mu myaka 100, mu myaka 10, ariko uko ubisoma urabyuka ugasanga byabaye, ukongera ukabyuka ugasanga byabaye, ukabyuka ugasanga byabaye, uwasoma ukabyuka ugasanga. Ahangaha Bibiri ivuga rero ngo intumbi ngo zizagwa mu nzira, ngo ibi byose birimo biraba. Abantu bari muri Australia mwabonye akuntu hapfuye abaganga 4 bagapfira mu cyumweru kimwe ari bazima. Amaze kwandika mail ayohereza mushuti we. Hari undi wapfuye yagiye muri pisine koga agwamo, abari kugira shock y'umutima batwaye amamodoka rero abo ngabo. Rero urabyumva ukagira ngo ni blague, ariko nkweretse hari video nigeze gukora, ndayikora neza ya maxida y'abantu basanga bagize gutya mu modoka, abandi ukabona atwaye imodoka unagiye ku ruhande gutya pum. Ndavuga aba bantu bazajya mu video ni fake. Numva iranambabaje cyane, numva umutima uraremereye, ndayihanagura ndayihura, ariko image ndazifite. Hariho n'igihe kizagira Imana nimpa imbaraga mu birebe, ariko njya mvuga ariko Mana abantu bo mu bihugu by'iwacu ahomva Imana ikamfasha, ibyo babateye nibura ntibibe ari bibi nk'ibyo ndimo kubona inaha. None se umushoferi wa bisi azicwa n'umutima atwaye bisi, muzabigenza mute? None se mu ndege batangiye gupfira mu ndege yavaga Venezuela iza muri Espagne, umukecuru yapfiye mwimbere batangiye gupfira mu ndege. Umupilote bagombye kumuhindura, aricwa n'umutima. Cyane abantu bakoresha ingufu, cyane abantu barimo bakora ingendo, abantu bahangayika cyane, ahubwo nyine amaraso aravura bikagenda bikaba ibyo ngibyo. Rero nanone mwirinde kwihangayikisha, muruhuke neza, unaniwe yicara aruhuke, kugira ngo nibura iminsi
igende yicuma, muzagende udakijijwe agenda akizwe, utihanye uyu munsi nibura ejo yihane, uwo byananiye kureka ibintu bibi uyu munsi ejo agerageze, yongere agerageze, yongere asubireho. Utunsi tugende twicuma kuko haba abantu barangije abantu, ni ukuri barangije. Reka nzi ndakwereka ibyo barimo bategura muri bucece, bavuze ngo pasi kovidi ntabwo ikiri obligatoire, ngo ntabwo ikiri obligatoire. My God, reba ibyo barimo bategura, ntabwo izongera kuba igipapuro, kuko n'impamvu bagiye kuzana iriya microchip bayirukansa kubera abantu bakoze falsification, fake passport covid. Hano muri Espagne barazikoze nyinshi, barazikoze abantu nta kibazo bafite, barazikoze banabasohora muri televiziyo, abantu bakomeye, abaciriritse, ab'ingeri zose. Noneho basanga koko ntabwo ari 90% bikingije, inyinshi zari fake. Noneho kubera ibyo microchip hano mu imbere, iyi microchip mwibuke ko hari ikimenyetso, hari ibimenyetso bitandukanye. Hano ijambo ry'Imana rivuga ibimenyetso bitandukanye. Iki rero iki ngiki batera mu kiganza barimo bagitangiye, barimo baragitegura. Rero bazavuga bati ubu ndayibohereza mu kanya gatoya muyirebe, hari sinzi niba YouTube irayivanaho, ariko muyisangize n'abandi kuko abantu bakeneye kubimenya. Ni ukuri bene data, ntimurebe umuntu nabi, uwarwiteje n'utarwiteje, ntimubarebe nabi kuko twese tuzabigiriramo umubabaro ukomeye. Abarwiteje n'abatararwiteje twese tuzabigiramo umubabaro ukomeye. Hanyuma rero ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibane namwe, mu izina rya Yesu, amen.